Turabashubuje mwese uyu munsi mwiza, munsi kuba amaso y'Imana ubwo bigaragara yuko hirya no hino tutabashije guterana twese uko bisanzwe, ariko ijambo ry'Imana ryo rirakomeje kandi rikumirwa, kandi imbaraga zaryo ziracyahari, zibasha gukiza, zibasha guhindura ibihe, zihindura ibikomeye bigahinduka ibyoroshye. Rero tubahaye ikaze ku ijambo ry'Imana. Ngiye kubaganiza Bishop Rugamba umushumba w'amatorero y'Abadiventisiti mu Rwanda. Rero muri rusange abanyarwanda bose ndetse n'itorero ryose, harimo iby'imbere y'umushumba w'Abadiventisiti Church, abanyatorero mwese muhirwe, muhabwe umugisha kandi mukomere mu mwami w'amaboko z'ubushobozi bwe bwinshi, muhumure kandi mukomere kuko tuzi neza yuko iki igihe turimo kigoye kijyanye n'iki cyorezo cya virusi corona. Muhumure, Imana ni Imana dusenga, ni Imana ikiza, ibasha kuturengera kandi tuzi neza yuko nta kibazo kitabayeho. Niba ari icyorezo kibayeho kirarangira, gifite igihe cyacyo no gusenga Imana, ndetse ko Imana yatanze ubwenge n'ubuhanga n'abafite umushinga nk'abaganga, ndetse Imana yahaye ubwenge ubushakashatsi kugira ngo barebe uburyo bahangana n'ibintu nk'ibi, hamwe no gusenga Imana nyine. Nzi ko Imana yacu ifite igisubizo kandi mu gihe gikwiriye tuzagaragara mu ntsinzi, duhimbaza Umwami. Rero ndagira ikaze dutangira dusenga Imana kandi dushyira gahunda zose zacu n'isi yose, mu gihugu cyacu n'abera bose, abanyarwanda twese, kugira ngo tubishyire mu maboko y'Imana, Uwiteka abashe icyo akora. Mana Data, turagushimiye, turakunezerewe cyane kuri Imana yacu nziza. Uri Imana, Umwami nyir'ibihe, ibihe byose biri mu kiganza cyawe. Ibitugeraho byose bitugeraho ngo tugatungurwa nk'abantu, ariko ntujye utungurwa. Ibitugeraho byose uba ubona aho bitangire n'aho birangirira, kuko nta kitagira iherezo. Ariko twe tukwiringiye nk'Imana kandi tugufite nk'Imana nk'umutabazi wacu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze dusaba ko wakwiza kurambuke kugira neza abatuye isi, kuko harimo abera bawe barimo kunira ku manywa na nijoro. Data mwiza, ubw'iki cyorezo cya coronavirus, reka nk'Imana ugire icyo ukora, ucishe mu nzira zawe. Baravuze ko ijuru risumba isi, reka inzira z'Uwiteka zingana izaba zirenze igihumbi. Mu nzira zirenze igihumbi cishaho igisubizo cy'iki kibazo, kugira ngo isi ibone ituza, isi ibone amahoro. Kandi Data mwiza, kuko gusenga kwacu tuzi neza ko tugiye gukora kandi ugikomeza. Ndasengera imitima idatuje, uhungabanye cyane, ugiye gutuza, ndetse n'abadafite ibyiringiro by'ibyiringiro, kuko wakwiza kurambuka kudushyira mu mahoro, kandi abera bawe ubahe gutuza no gutegereza igitangaza cyawe, kuko tuzi neza yuko twebwe kwiga aho kwizera kandi tuzenga ku manywa nijoro ugiye kugira icyo ukora, kandi ugiye kubikora, kandi ubikorere bw'Abanyarwanda ndetse n'isi yose. Kubwo abera bari mu isi, reka kurusenga no kuniha kwabo kumvikane mu ijoro, maze utange igisubizo. Urakoze kwigeze neza, ugiye kubana natwe, ndetse no kubwira ijambo tugiye kumva, reka urinyuriremo maze ubashe guhumuriza imitima, ndetse ukomeze amabati ndetse n'amaboko asuku. Ukuboko kwiza urambuke gukora byinshi umwana w'umuntu atatekereza, atakwibwira, kandi wowe ureba ukareba kure, wabasha kugira icyo ukora. Isi yugarijwe n'amakuba n'ibyago n'ibihe bya nyuma bigaragaza kuza k'Umukiza, ariko natwe duhe kwitegura turi maso, kugira ngo turusheho kuba maso, kugira ngo ntituzatungurwe ubwo Kristo azaza. Urakoze bakarama, tuvuze byinshi byose nk'Imana, ugiye gukora ibintu bikomeye kandi itangaje, Umwuka wera akomeza kuganza hagati muri twebwe ndetse no mu isi yose muri rusange. Tubyambaje Imana byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo bahe ikaze rero mu ijambo ry'Imana, abasha kuvuga
badukurikira, bari hafi, bari kure, abari ku migabane yose y'isi, kandi nzi neza ko ababasha kudukurikirana bari buze gusigara bahagaze ku mugabane mwiza wo kwigira no kwizera Imana, ndetse bafite umutima ukomeye cyane ubasha guhangana n'ibihe, ndetse bategereje ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana usanga igitabo cy'Abacamanza ibice 6 bihereye ku murongo wa 3 umurongo tugusome ubundi dusome n'ahandi, hanyuma ndabaganiriza kuko Imana yampaye kubaganiriza, kandi nzi neza ko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwiza buzima, kandi twasenze Imana kugira ngo duhe ubutumwa, duhe message ijyanye n'ibi bihe kugira ngo igire icyo ibwira ubwoko bwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 23 haranditse ngo, nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Ndasubiramo, nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Reka kongere dusome ahandi ngo dusome hanyuma tuze kuganira neza kuri ayo magambo nk'uko Imana yahaye kugira ngo tuyaganire neza. Turasoma Zaburi 91 umurongo wa 1 tumanuke hepfo gatoya, ku murongo wa 6 dusimbe tugere ku murongo w'10 n'uwa 11. Zaburi 91 umurongo wa 1 haranditse ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka, uruhungiro bwanjye ni igihome cy'inkingi, Imana yanjye nirinda, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Akazakubundikiza amoya ye, azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu ijoro, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Tumanuke ku murongo wa 10, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Amen. Imana ishimwe cyane. Dusomye aya magambo yo Abacamanza 6 uko twahereye, aho marayika w'Imana yaraje agambiye kugira icyo akora kubw'umugambi w'Imana. Aya magambo yabwiwe Gideyoni yari umwana muto cyane wo mu Isirayeli, akavuka mu muryango wa Yowasi. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira uburyo ngo Abisirayeli bagize ibibazo, maze ngo bahura n'akaga ubwoko bukomeye bwari bubamereye nabi bwitwa Midiyani, kuko ngo Uwiteka Imana yabaye nk'ubitaza gato, maze ngo Abamidiyani birara mu Isirayeli babagirira nabi cyane. Hanyuma ngo nabo bagira imbaraga nke imbere y'Abamidiyani, Uwiteka yari yabyemeye. Ngo barangije kubw'ubwoba bwinshi bahungira mu myobo, bajya mu marumbo hirya no hino, ngo bashakisha uko bakwikiza cyangwa se bakiza amagara yabo. Ngo kandi iyi ntambara yahabaye, aka kaga n'amakuba Abisirayeli bagize batuwe n'Abamidiyani, ngo bagize akaga gakomeye mu gihe cy'imyaka 2.
bahuye n'akantu muri ubwo kuba muri iyo myobo aho hantu mu bihanamanga bihisha. Aha niho Bibiliya bitubwira neza ko igihe cyageze uyu Gideyoni mwene Yowasi ngo yaje kwibuka yuko hari utuntu baba barasize mu rugo tw'ingano twabasha kubarengera bari aho ngaho bakabasha kuduhekenya cyangwa se bakadushyira bagakuramo nk'igikoma cyo kunywa kuko n'inzara yari ibabereye nabi. Nubwo yari afite bakuru be ariko bakuru be ntabwo bari bafite umutima nk'uwa Gideyoni. Nubwo hari ababisha bageramiye bamereye nabi babahanamiye ngo ariko barareba basanga n'ubundi aho bari ni urupfu, ni ugupfa no gupfa ngo kandi akabona ari nyina na se na bene nyina ngo bamerewe nabi. Aravuga ati ko hari akantu katurengera nubwo kari ahantu muri area mbi umwanzi ashaka kumbonamo akaba yangirira nabi nubwo nari mu buhungiro ariko ndumva nta icyo nkora. Maze ngo Gideyoni arangije ngo ava muri iyo myobo areberanya ku musozi amanuka amataba azamuka indi misozi aragenda asura iwabo ngo aragenda areba ingano bari barasize maze ngo arazifata akajya kuzishyira mu mivure kugira ngo azisekure azegeranye nibura azirukankane bene nyina ndetse na se na bene wabo bagire icyabaramira hanyuma bagire indi minsi yo kurama bategereje ko ari Imana izakora ikabakiza umubisha wabo. Uyu Gideyoni namutekerejeho cyane usanga mu gihe nk'iki dukwiye kugira umutima wa Gideyoni, dukwiye gutekereza nka Gideyoni rwose. Gideyoni mu maso y'abantu bigaragara ko yari umwana muto, bigaragara ko rwose nta n'icyo ashoboye, ariko we Imana yamukunze, Imana yamuwengutse, Imana yamuhisemo, Imana yamutumye intumwa yayo bitewe n'ukuntu yabonye umutima we, abona agwije imbaraga z'umutima. Mu gihe nk'iki dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima tugakomera tugahangara ikibi kandi tugashira ubwoba rwose kandi tugashakisha ikintu cyose cyaturengera. Biri ijambo ry'Imana ryatubwiye rero ngo ari ahantu nyine mu rugo yageze aho bari batuye mu rugo byageze aho byari bisa nk'amatongo ngo ari ahantu hose ku ingano munsi y'igiti cy'umwera ngo Uwiteka Imana aramwitegereza aravuga ati uyu muntu umwana muto cyane wasize abakuru be, wasize inshuti n'abavandimwe, wasize Abisirayeli akaza akajya ku karubanda akitegera umubisha ngo arebe umutima we ukabona amaramaje rwose kugira icyo akora cyabasha kugira icyo kirengera uwe ubwe ndetse na bagenzi be. Maze ngo arangije araza aramusanga ngo aramubwira ngo amusuhuza mu ndamukanyo avuga ati mugabo w'umunyembaraga we ugira ngo utware. Gideyoni ngo arahindukira aramureba avuga ati wanyita umunyembaraga ute, wangira intwari ute, ubona naho kagatuye nakabaye intwari nakabaye umunyembaraga ntitwakikije umubisha utubereye nabi, Imana ikukiza Abamidiyani batubereye nabi. Bibiri ijambo ry'Imana usomye neza riratubwira ngo marayika w'Imana akimara kumusuhuza, akimara kumuvugisha muri iyo mugani ngo yaramubwire ngo uko imbaraga zawe zingana ushobora kuzikoresha nkabakiza umubisha kandi ni wowe watoranyije. Usomye aya magambo ni menshi cyane uburyo Gideyoni yirinda kwisuzugura ndetse akabanza kubwira marayika akamubwira yuko we ubwe mu mateka y'iwabo ni umwana w'umuhererezi adakwiye kugira icyo yakoreshwa cy'ubutwari kandi hari bakuru be, ariko Imana ihimbazwe cyane tutarabona ku butoni itagendera ndetse mu mateka y'abantu n'imigenzo n'imiziririzo yabo, ahubwo Imana ikora uko ishaka kandi itoranya uwo ishaka no mu gihe ishakiye kandi igihe icyo ikora icyo ari cyo cyose uherekera na kare mu gihe cy'amanya, mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'amakuba, iyo abera n'Imana basengaga Imana yatabaraga. Kuko kugira ngo marayika se ngo Abisirayeli baratatse batakira Imana barayinginga barayibwira ati ni wowe twabonye, ni wowe Mana yacu, ni Imana yaturengeye, waradutsindira ababisha batugwanya intambara z'uko tutari bumwe, badukuye mu Egiputa, n'ubu tutugire neza mu maboko y'umubisha wacu. Maze mu Uwiteka Imana rero irumva nibwo yohereje marayika ndagira ngo batangarize yuko muri iki gihe
igihe kigoye kimeze gutya byanga bikunda hari interivasiyo y'ijuru hari uburyo Imana igiye kohereza marayika wayo ikanyura ahantu mu muntu haleluya haleluya ikanyura ahantu tutatekerezaga tutibwiraga igatanga igisubizo igatanga intsinzi y'ikibazo ntiwihebe butarira Imana yatangaza itangazo butarira hari ijwi wakumva ritanga ihumure iri jambo ryawe ari ijambo ry'ihumure umuntu wese ubasha kunyumva uherekera na kare n'Imana igenderera igira neza ubwoko bwayo cyane ntabwo mw'itorero ntabwo nk'abanyarwanda tuzi Imana yacu yatugiriye neza yadukoreye ibintu bikomeye hari aho yadukuye hari aho yatubijije hari igihe ubwaca kubaho ntibibwire hari igihe abwira kubaho ntibiguce ariko buraca urugero buraca ndetse n'ubu buracaca Imana yabikoze cyane gihe iracyariho ntiyasezereye ndabahesha ihumure ndazanira ijambo ndikuye muri uwo mutima w'Imana uvuga ngo mwese muri hafi n'abari kure yemwe bankurikiranye ndababwira ngo Imana yakoze bya bindi Imana yaturengeye yohereje marayika n'ubundi yohereje marayika ku bantu bayo yohereje ubutabazi kubwo gusenga kwacu kubwo kuniha kwacu kubwo gutakira igihugu kubwo kuniha isi n'ibiyikorerwamo hari intervention hari ubutabazi bwihuse buvuye ku Mana Imana ishimwe ndetse hataraza n'iyi coronavirus hari n'ibindi byari biguhanamiye hari izindi ngorane wari urimo hari kandi kaga n'amakuba byari bihari ariko ubu muri Imana itabaye iyo birangije birangiza neza kandi bikora byose nta kinanira ibikomeye n'ibyoroheje ibizwi n'ibitazwi ibiboneka n'ibitaboneka byose itegetse byose birimo Imana ishimwe ndagira ngo rero namwe mwese abakurikiye mbahe iri jambo kuko umwuka Imana yarimpaye ngo bahumuze mu muhumure mwitinya ntacyo tuba ntabwo dupfa kandi muhumure ubuzima burakomeje n'ibitari bizaza ariko twebwe biri Uwiteka Imana tumeze nk'imisozi ya Siyoni umusozi wa Siyoni ntubasha kunyeganyezwa nubwo ibitunyeganyeza byaboneka ariko ntabwo tuzanyeganyega ntituzatsitsuka Imana yaradufashe yaradukomeje yadushyira mu gihugu Imana ishimwe cyane Bibiri ijambo ry'Imana rero ngo marayika w'Imana araza aramubwira ngo yari kwizo mbaraga z'abasirikare kugira ngo umukize ikibi wowe n'abana kandi uzanesha Abamidiyani n'umushumba iki kibazo cya coronavirus nubwo bigaragara yuko ahantu hose cyapararije abantu bose byabaye cyanzu byabaye bisa nk'aho busa nk'uhagaze ku maso y'abantu ariko nagira ngo babwire ngo nta kinanira Imana umwami nyir'ibihe azi igihe cyabyo bishobora kuba vamidi apende bikarangira bya buri munsi n'ejo bundi iminsi 3 kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo maso y'Imana umunsi umwe hari imyaka 1000 kandi yakimara umunsi umwe ndagira ngo dutegereje ngo bizarangira ryari ibyo si ibyacu kubimenya ahubwo muri cyo gutakira Imana turihira Imana ndetse iyi virusi nk'uko yaje ariko yo ihuha y'umutungo uhuha umuramo ugatubuka ariko umuyaga w'Imana uhuha maze virusi tubuke mu izina rya Yesu kuko ntagaragara gusa dufite ikibazo n'isi yose ifite ikibazo kandi iyi si rero amahoro yayo twe gutorera gusenga tukajya kunywa nijoro Uwiteka agacaba karagiye icyo akora ndetse akaragikomeza ati igihe kwizuba kazabuzingana Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira yuko Gideyoni akimara kubwirwisha ngo imbaraga z'abasirikare yagejeje gukoresha ubwenge bwe ndetse n'ubushobozi yagiye abona bitewe n'amateka y'ibyo abona mu buryo barwanaga intambara atekereza ku ngabo nyinshi atekereza ndetse ku ntwaro zikomeye ariko Imana si uko yakoze niba Imana yarakoresheje imuri n'amakondera n'ibibindi Imana ishobora gukoresha ibintu bidasanzwe kugira ngo tuve mu kibazo kuko ari Imana ibigabye imbere mutase turi maso y'Imana mureke duturize imbere y'Imana kandi tubone kandi tubere imitima yayo ihishimye amahoro Imana yarengeye Gideyoni ndetse n'Abisirayeli bose ikabatsindira ababisha babo nubwo bari babamereye nabi abarwanaga nabo bari baroruje amahanga nubwo bari barasigaye barabisiribanze ndetse nubwo nabo bari bageze kure cyane kuko barabatwaye amatungo baratwaye ibintu byose igihugu cyose bagiye umwirare ariko Imana yacu irahaguruka irahagarara ireba maze irakora kandi irakoreka kandi intsinzi ikaba ku Bisirayeli rero yababwire muri korona igaragaza ko isi yose yagize umushyitsi ibihugu by'ibihanganye byahungabanye biragaragara ko abahanga n'abanyabwenge ngira ngo ahari ubu ntabwo ari kuva mu buhanga bwabo bashakisha bahungabanye isi yose yagize umushyitsi bwa coronavirus ariko yababwire ko
igisubizo kirava ku Mana. Nugire umuntu bwo kureba intsinzi y'iki kibazo arabihawe n'Imana, aramurikiwe n'Imana. Mureke dusenge Imana. Imana icisha hirya no hino inyuze no mu bwenge bw'abantu yahaye, maze abo ubwenge Imana yabahaye ubashe guhindura iki kibazo, ubashe gutanga ibisubizo, ndetse abari barushye baruhuka barwaye bakire. Niyo mpamvu dusenze Imana tuvuga ngo imbaraga za virusi zose turazireteraje, tuzihinduye ubusa, vitesi yayo turayigabanyije, turayicogoje, kuko marayika yinjiye mu magare y'Abanyegiputa yakora inzira ku magare zabo kubihanisha imbaraga za virusi. Marayika w'Imana yinjiye mu mbaraga zabo maze azica intege mu izina rya Yesu. Wowe kwiza kw'Imana ukomeze kubana natwe twese. Ijambo ry'Imana ritubwira uburyo rero ngo Gideyoni yanesheje kandi akanisha mu gihe gukoresha umuntu akoresheje ingabo nk'icyana atatekereza agatibwira, binyuze no mu buzima n'umuntu atibwira inzira ze za Gideyoni, bitewe n'ibyerekezo by'abakuwe intambara z'Abisirayeli bagiye bahura nazo, bakoresheje intwaro, bakoresheje abasirikare benshi. Ntabwo ariko Imana yakoze. Imana yakoresheje bake cyane, ikoresheje intwaro batatekereza. Rero mu nzira z'Imana yacu hari inzira Imana yashyizeho kugira ngo ubwoko bwayo bukire, buhumure kandi turize Imana. Imana igiye kubikora kandi ikabikora neza. Twasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 91, riratubwira ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uba mu rwihisho, uba mu bihe byiza byo gusenga, uba mu kwizera Imana ye atajegajega atanyeganyega, ngo igicucu cy'Uwiteka Imana kizamubonekera. Haleluya! Kubaho kw'Imana kuri we ubuzima bwe bizagaragaza imbaraga z'ubutsinzi. Icyari cy'uburyo kimugoye, imbaraga z'Imana zizagaragara. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. N'Imana ishobora byose, nta kizayinanira. Uri hafi y'Imana, uri mu byo byo gusenga, wizeye Imana ukayegamira, nta kizayinanira. Humura, yaravuze ngo nta kizatuma izina ryayo ritukwa, izabikora. Murongo wa kabiri aranditse ngo ndakubwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira. Ukurikije aho ibihe biri naho bigeze n'izi ndwara z'ibyorezo zigenda zavuka, birumvikana n'iyi coronavirus ihari yatumye n'amatorero abera Imana tutagera mu nzu z'Imana ngo dusenge Imana, ngo duhimbaze Imana. Nta handi wahungira, nta gihugu gihari tuvuga ngo aha niho buhungiro, niho virusi itagera. Oya, ntaho. Ahubwo mu Mana niho dukwiye guhungira, mu buhungiro bw'Uwiteka. Mu Mana niho dukwiye guhungira, niho dukwiye kwinjira tukabiteka mu byiringiro no kwizera no kwirinda, ubundi Imana ikaturengera. Ubuhungiro uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira. Imana yanjye niwe gihome kibasha kudukingira imyambi, kibasha kudukingira izi ndwara z'ibyorezo, kibasha kudukingira akaga n'amakuba gateye isi. Murongo wa gatatu, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irengura. Nta wundi wagukiza, nta wundi wagutabara. Iyo nkurikije ukuntu cyane cyane ntabwo tujya kure cyane ya virusi korona, niyo isa nk'iyanyeganyije, niyo yatumye tudasenga mu buryo bwagutse no kujya bisanzwe. Ubarugira ngo wirinde mugenzi wawe, ntongeye kumukoraho mu buryo bukoragaho, ntongeye kumuhobera uko muhobereraga. Ubusabane hagati y'abantu n'abandi bubeho, ariko en distance, mutegeranye, mutifotonaho, aho abantu benshi bari ntuhajye. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu rero nta wundi wabikurindiramo, nta wundi wabikurindiramo. Ni Imana yonyine. Naho tunyura ni umwuka, umwuka turahumeka. Umuntu arwaye grippe akayitera bagenzi be. Urumva rero Imana ni kudufasha byo kwirinda, gukaraba, tubikore rwose pe, nibyo kandi birakwiye. N'utabikora arasa nk'uwiyahuye, kandi uwiyahuye ntazabona Imana. Na leta ndetse nayo yashyizeho ingamba zikomeye kugira ngo Abanyarwanda, abatuye u Rwanda bagire amahoro. Natwe n'itorero niyo mpamvu tutateranye, tuba twasenga Imana turi ku mavi kandi twirinze nyine, dukora ibishoboka byose kugira ngo ikintu cyose nikitugereho. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ikigoyi cy'umugoyi ntawe uzakitukiza n'Uwiteka Imana.
kandi imunyika yicirigura nta wundi waturengera niwe ni umwami wacu niho kuzakurinda kandi kuzakurengera kuko uyiringiye wowe n'umurongo cyangwa mugiga igenda mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba mu manywa y'ihangu. Imana izakurinda mugiga yica, izakurinda umwanzi w'ubugome, izakurinda icyo cyose n'igisa nacyo kuko uri mu ijuru risumba byose. Nta bundi buhari ubuhungiro no gusenga Imana twizera, ndetse n'iki kigaragaza yuko ubundi Imana itabaye maso n'amaso babereye maso ubusa. Murongo w'icumi twasomye ngo nuko nta kibi kizakuzaho nuba mu ijuru risumba byose niwirinda nugenda uri umunyabwenge, nugenda ufite umutima ukomeye umwagidiyoni, ndetse n'ubasha guhagarara neza udakanzwe n'ibikandisho byakumabara nijoro. Munyabwoba ntanezeza Imana. Ni nk'umutima udafite kwizera ntunezeza Imana, kandi muhanzi hazabibwa n'abarozi n'abanyabwoba. Umunyabwoba rero bose, umunyabwoba ashobora guhungira abandi bo bahunga, ugasanga abandi bahunga niwe uri guhungira ahubwo. Kuko umunyabwoba agenda asaba gutegeka ubwenge, gushira ubwoba. Birija mbwira ngo nta kibi kizaza aho uri, nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Nukomeza kwibera mu Mana, ukomeza ugasenga Imana ndetse ukirinda, kandi ukomeza kuba amaso y'Imana Siyoni usaba Imana wizima. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, kugira ngo na Gideyoni abe mu ntsinzi, aboneke mu ntsinzi y'Abisirayeli bose. Habonetse marayika w'Imana. Abamarayika ni imiyaga, ni abakozi bakorera bera. Reka mbabwire, mwami Imana arimo arabwira ngo mbabwire ngo marayika w'Imana aje aho uri, kandi agiye kukuyobora inzira, agiye no kukurinda aho waba humaniwe. Imana ihagucishe cyangwa ihakuyobye iyo nzira, kuko marayika w'Imana avuga imbere kandi ufite umugambi. Bene data muhumure kandi mukomere, Imana twizeye ni Imana itugirira neza, kandi Imana y'u Rwanda izakomeza kuturengera. Yadukuye ahakomeye, yadukuye mu kaga, yadukuye mu ijoro ry'icuraburindi, yadukuye mu bihe bibi cyane. Igihugu kiriho kirakomeye, n'iki giciro kizakirangiza rero, ndetse bisa bityo Uwiteka azaturengera muri byose. Birija mbwira atubwira ngo kandi abamarayika bazaza bakurindire mu nzira zose uzanyura mu nzira ujya guhaha, uzanyura mu nzira ujya no kwa muganga, kuko nutarwara coronavirus uzahura n'indwara, urarwara n'akandi karwara gasanzwe, wanasita ari ubusa kujya kwa muganga. Uhumure, inzira zose uzanyuramo hari marayika w'Imana. Mfite ijambo ry'ihumure Umwami yashyize mu mutima wanjye rimbwira ngo mbabwire ngo marayika w'Imana yasanze Gideyoni munsi y'igiti cy'umwera, agasanga arimo atunganya ingano, kandi akaza azanye igisubizo cy'amasengesho y'Abisirayeli. Niko marayika w'Imana aje azanye igisubizo cyacu abera b'Imana, itorero ryose muri rusange n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose. Kuko nubwo bimeze gutya, ariko abantu n'ab'Imana kandi Imana irabakunda, kandi yabaremeye mu ishusho yayo, kandi ifite imigabo n'imigambi yo kubagirira neza. Rero mfite ibyiringiro bitakoze isoni y'uko Uwiteka Imana agiye gukora ibintu bikomeye kandi itangaje, akadushyira mu maboko. Ijambo ry'Imana dusoma muri Zaburi 23 umurongo wa 4 haranditse ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka Imana iri hejuru arusha Imana. Nshuti yanjye, amajwi menshi, ubu hari amajwi akomeye cyane. Abantu bakavuga ibyabo, bakavuga imere y'abapfuye, bakavuga hirya zitarahagera, bakavuga umubare bamaze kuhanura kandi atari nabyo. Hari amajwi y'urucantege atari makeya. Ngaho amajwi y'amazi menshi, amajwi menshi cyane aguteye ubwoba, nubwo ataba na coronavirus, akaba n'ibindi biguteye ubwoba kubera ayo majwi wumvise, kubera amajwi wumva biguteye ubwoba. Umwami wanjye arimo aramubwire ngo amajwi urimo wumva, umuraba ugukubita hirya no hino muri inyanja twoga muri iyi si turimo. Haleluya! Umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru arusha
imbaraga. Uwiteka aravuga ijwi rye rimwe rigacecekesha amajwi asuma nk'ay'inyanja. Ibiguteye ubwoba hirya no hino, ibiguteye hirya no hino, mbere y'ibiguteye hirya no hino, izo mbaraga zikuzungagiza, hejuru y'izo mbaraga hari izindi mbaraga zisumba byose. Uwiteka Imana gutabara, Uwiteka Imana kugirira neza, wumvira ijwi ry'amahoro, ijwi riguha ibyiringiro, ijwi rituma umutima ukomera, ijwi riguha kumva ko uyu munsi wa none gusenga kwawe, gusenga kwacu, gusenga kw'itorero kw'abana b'Imana mu isi tunihira abera. Wasanga isi Imana yemeye ko isi yose ihuza umutima kugira ngo uyu munsi dusenge, nubwo wenda ibihe n'amasaha byo ku migabane yose y'isi atari imwe, ariko niba imitima yacu yayegeranije kandi ishyira muri cano, muri kanani yo gusenga Imana kugira ngo Imana idukize ikibi. Wasanga muri iri sengero ryo gusengera coronavirus hagiye gutsitsurwa byinshi, hagiye kubiturwa byinshi, hagiye gukurwaho imisozi minini imbere yawe. Haleluya! Humbura kandi komera. Mwami yamwe ubure ngo humbura kandi komera, ntacyo ntutinye, ntupfa. Hari icyo Imana yemeye ko dukora tugihumeka. Kandi ntavuze amagambo menshi, ndashaka kurangiza. Ijambo ry'Imana riba rinini, ijambo ntabwo rigira imbaraga bitewe gukora amagambo menshi cyane, ariko Umwami yatubwiye ngo niduhumure kandi twe gutinya ntacyo tuba. Uwiteka mu ruhande rwacu nta mubisha. Uwiteka Imana avuganye natwe aherekeje ijambo ry'agasozi. Imana idufashe cyane, kandi uko kwiza kw'Imana kuza kubana natwe. Twese tugira amahoro y'umutima. Gusa ngo Gideon cyatumye Imana imukunda, yaragwije imbaraga z'umutima. Nimuguze imbaraga z'umutima, mugire kwizera, mugire gukomera ku munsi w'uyu, kandi mwihanganiye ibibarushye bibagerageza n'amajwi mwumva n'ibiteye ubwoba hirya no hino muri social media. Hirya no hino barohereza amajwi menshi, barohereza inyandiko, barohereza inkuru zimeze, bamwe baravuga ukuri, abandi bakavuga ibinyoma, ariko Umwami aragaragaza ngo babwire ngo mugire umutima ukomeye nk'uwo Gideon yari afite, cyatumye Imana imwemera kurusha ibigutwara. Muhumure kandi mukomere ku munsi mubi kandi ugoye kandi uruhije. Iyo uhagaze ukema kwizera Imana, kwiringira Imana, Imana iragutabara. Yemwe rero abantu bakurikije ijambo ry'Imana, nshuti bavandimwe, itorero ry'Imana, bera b'Imana, Abanyarwanda, namwe abera b'Imana mu isi, mubasha gukurikira iyi mpanuro ndetse n'ijwi biva ku mutima w'Imana kandi n'impumeko y'ijuru. Umwami aravuze ngo muhumure kandi mutinya, ntacyo muba. Imiyaga izahuha ariko izarengarenga tubone gahuke twebe, kuko agati kateretswe n'Imana kadahungabana n'imiyaga. Kandi ibihe twihaye kugira ngo twirinde, habeho gukurikirana kugira ngo turebe niba hari n'abantu babasha kugeraho n'ako kaga bakurikirana kandi bavurwe. Kandi tugasenga Imana kugira ngo Imana itange ubwenge n'ubuhanga bw'abaganga maze babavure kandi bakire, kuko coronavirus irakira rwose. Nuvuze ko bose ntabwo bapfa, hari abakira, kandi tugasenga Imana kugira ngo bose bakire kandi bazabashe kuvuga ngo Imana twayibonye akaga n'amakuba kandi kagwiriye isi kandi kari benshi, yewe Imana yarangije azava mu mashimwe y'abera maze bashime Imana. Imana ibaha Uwiteka abagirire neza. Mboneho gusenga nsabira umuntu wese kugira ngo umutima utuze, umutima ujugunya amahoro, umutima utizera ntunezeza Imana. Cyatumye Imana itureba neza nuko twagira kwizera twabasha kuduhisha itakaza, twagira kwizera twabasha kudukorera ibintu bikomeye kandi tugahagarara mu ntsinzi, tuba ku mugabane w'abanesheje kandi batsinze. Kandi tuzi neza yuko Imana yacu hari icyo yatuvuzeho, hari amasezerano y'Imana dufite tugendana, kandi isezerano ry'Umwami irihindurwa n'iminsi, irihindurwa n'ibihe, ibikurwaho na mugiga yica, nta bikurwaho n'umwambi w'umubisha. Umwambi umubisha uraza ariko ukaduhusha, mugiga iraza ariko ikaza igafata ibiti n'amabuye, bene b'Imana bagasigara. Muhumure kandi mukomere, iritari ryarakeye kandi izitarizi twarazikize, nazayikora twumva zicaye hirya no hino zigenda. Rero muhumure kuko yaturengeye bwa mbere, igiye kongera kuturengera. Ndagira ngo usoze mbasaba umugisha, mbasaba ishyari y'ibintu kuko kwiza kw'Imana kuza Rwanda, kandi hirya no hino mugenda marayika w'Imana uba imbere kugira ngo bashyire inzira, kuko kwiza kw'Imana ubarengere, kandi Uwiteka abamurikishije mu mababa ye, kandi abamurikishije mu maso he, kandi abarebe neza, kandi abarinde, maze namwe mukomeze kwibera mu gicucu cy'ishuka byose, mutwira mu rwico, mutwira mu bintu byiza byo gusenga,
ndetse no kumukunda no kumwegera namwe azabarengera haba ku manywa haba nijoro kizaza ku manywa kizaza nijoro ntabwo kizabatwara kuko twashima ndagira ngo rero dukomeze twirinda dukomeze tugira isuku dukomeze kugira ubwenge Yesu yavuze ngo tumukana twihina mu maseko kuvuga ngo aho turi hari ibibi byabasha kutwangiza tugira ubwenge ugende mu by'ubwenge kandi uzabwenge zamurika bivuga ngo rero mu by'ubwenge tubasha kwirinda ndetse tukagira n'isuku nk'uko tubisabwa kandi kwirinda tutakwifuza kandi hamwe no gukora ibyo dusabwa Imana nayo izakora ibirenze imbere y'ibyo reka rero dusenge Imana bifurije icyumweru cyiza bifurije ibintu byiza cyo ku maso y'Imana bifurije kugira umutima ukomeye kandi icyo bifurije cyane nuko ibi bihe ingana ibyumweru bizarangira ndetse ababishinzwe bagasanga nta shyano nta kaga hari mu gihugu cyacu kuko imbaraga z'isengesho zibasha no kubeyura icyo gicu cyo kuma cyane kiduhanamiye ushobora kweyura iyo virusi ya korona ikava mu gihugu cy'u Rwanda ikajya kure cyane cyangwa ikarangira rwose mu isi kuko turasenga Imana ivuye mu isi aho usenga Imana ivuye mu gihugu cyacu ijya ahandi kuko yazabasha ikatugarukamo n'ivyo mu bantu b'Imana n'ivyo mu bera b'Imana Uwiteka natabara urakoze Uwiteka umwami y'ibihe tugushimire tugunezerewe kuko ijambo ryawe ijambo ry'ukuri ijambo ry'amahoro ijambo ry'ubugingo kandi ni inkomeko yawe urakoze mu isi n'ijuru byawe aho ijambo ryawe ry'ubuterere nubwo icyifuzo cyose uzagikora uri Imana irigena kandi ikarigenera igihe kandi ukarivugira igihe kandi ugasohoza ibyayo nsenze zisaba kugira ngo babashe kumvira ijambo nubwo babashe kuba mu kaciroboya k'ibyuma ariko babashe gukurikirana kandi akizera iri jambo akizera ko agize umutima hawe umutima ukomeye uhagaze udashinze umushyitsi kubw'ibimuhanamiye kubw'inkuru ziriho kubwa mugiga yica impari kubwa virusi coronavirus ihari yagejeje isi agahagarara neza umusozi mwiza w'igikundiro umusozi mwiza wo gushira ubwoba n'amanga akabasha gukora iby'ubutwari umwungeri mwiza akugirire neza kandi ukomeze dusengere abandi byabasha kugeraho uri Imana ikiza kugira ngo abaganga bakire kandi uri Imana ibasha kureba n'abandi batabasha kugera mu maboko y'abaganga wabasha kubakiza bagakira n'abakira gripe bagakira n'abakira indwara rwose kuko uri Imana ikira uri Imana impandura igahaguruka uri Imana itegeka byose bikayumvira uri Imana ihamagara byose bikahita hamagara virusi y'umwanzi kuba abantu kuramaganya abantu byo maraso byo mitsigo misokoro byo mu mubiri umwana w'umuntu abe muzima ndasenga kugaragaza hera ndakubita imbaraga z'umwijima ndakubita utwara rwose bwa Satani ndakuriza kudanetraliza imbaraga zose za coronavirus mu izina rya Yesu niba n'abantu babikoze niba ari abagome bo mu isi kuko isi imaze kwinjira ubugome bwinshi umwana w'umuntu ni munini hari abashaka gutsemba isi bakoresheje ubuhanga wabahaye ariko nawe ufite ubuhanga burenze ubwabo bwabasha kunetraliza imigambi yabo bwabasha gukubita hasi bwishyiraga hejuru byose kurwanya umugambi wawe bibahishe n'Imana ubikore maze ugende ku Imana ibikoze kandi bahishe n'Imana umwungeri mwiza kuko wakwiza kurambura gusohoza ibyo kandi ahera hawe tugushima tuguhimbaza tuvuga ngo Uwiteka yaradutsindishirije yaratumeshereje yaraturengeye yaratwimanye mu maboko y'ubugome yaratwimanye mu maboko y'umugiga yica yaratwimanye ubwo yaduhushaga agatuma umwami w'umubisha uduhusha ugaca ku ruhande kandi ukaturenga tugasigara twemye urakoze urakarama irano z'igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bose muri rusange mu gihugu cyacu yakubaho umwungeri mwiza ubaho umutima utuje kandi ufite kwizera yuko Imana yacu ibasha kugicukura kandi kugikomeza kandi hamwe no kugereza ubwenge ubuhanga no kumenya kose kugira ngo tubashe kwirinda no kugendera mu mugambi wawe mwiza kugira ngo umwami w'amahoro mu gihe kiri imbere aha ngaha tuzagaruka umusozi mwiza w'intsinzi twitera tuvuga ngo Uwiteka bigenjereza natwe turishimye urakoze ku mwami nyir'ibihe reka twishimishe ibintu turagize mahoro menshi aterwa mu buzima bwinshi busaga muri twebwe twese abera b'Imana n'abanyarwanda bose ndetse n'isi yose kuko kwiza kurambuke kugira neza serivisi zasenga munsi y'ijuru kandi bitakira kuri iki cyago n'akagama kuba aduhanamiye kandi gukora neza kugira ngo Imana twikoze mu izina ry'Umwami wacu amen tugira amahoro kandi ukwiza kw'Imana kuturengera amen.